hano ko turatanga amasomo ya certificat bidukundiye Imana itugiye imbere mu kwa 12 twaba twishoje tukayigraduatingira tugakomeza mu kihe kandi kindi kuko n'amasomo make azaba asigaye kuko menshi twarayize muri level ya certificate mu kwa gatandatu cyangwa mbere yaho turashobora kuronka diploma tugakomeza na degree. Yes, ntabwo wiga kugira ngo ube ikintu runaka ahubwo wiga kugira ngo ugire ubumenyi. N'umuntu yagiriye Satani imbabazi, yarivye ukuntu Satani agoye abantu. Satani umunyabyaha yarirukanwe mu ijuru, yarafite amakuru ko biri kose kuri Satani. Yaravuga ngo Imana nzimana ko ari nyembabazi, Imana itubabara natwe twakoze ibyaha, n'uyu Satani yamubabarira. Yes, ngiye nemezanya no kwiga gufatikanyije n'umwuka. Hello yambu mwiriwe abandi mwaramutse aho muhererewe mwese. Nk'ibisanzwe tugiye dufite abatumirwa beza bagiye kutuganiriza ibintu by'umumaro kandi by'inyigisho. Reka ntangire mbiyegereza kuri televiziyo yacu ya Importance Leadership TV, hanyuma tubonereho tuganire. Murakaza neza. Murakoze cyane, ni Apostle Dorcas. Nk'abashumbye itorero ryitwa Dorcas Generation Church na Dorcas Ministry International. Yego, nitwa Apostle Rwanda Eric, shumbye itorero ryitwa Hope Outreach Church Kasarane. Murakoze cyane. Wenda nakwifuza kubabaza, mu kanya gashize nasanze murimo mu ishuri, ese apostle biba bikiri ngombwa kongera kwiga cyangwa niwe ubaraminuje ahubwo agomba kwigisha? Birashoboka yuko waba apostle cyangwa se intumwa ariko ugikeneye ubundi bumenyi. Rero niyo mpamvu wadusanze turi mu ishuri. Hanyuma se wenda rino shuri ni ishuri ryatangiye ryari, ni ishuri ryigisha abantu ki, ni ishuri buri wese yakwifuza yaza cyangwa rifite abantu runaka rigenewe? Yes, ishuri rigenewe abantu bose babyawe bwa kabiri cyangwa se bakijijwe, n'inyigisho zerekeye Imana, iyobokamana cyangwa se iyobokamana. Yes, ryatangiye mu kwa gatandatu k'uyu mwaka, ariko navuga ko nibwo twatangiye n'ingiye, ariko nanone igitekerezo twari tukimaranye iminsi. Twigetse kuritangira ahantu bita Sheko mu itorero ry'umumama bita Nyabakunda. Twari twariganye antiza aho hantu, ariko icyo gihe tubura abanyeshuri dusa nkaho tubanje kubireka, ariko ejo bundi mu kwa gatandatu tariki 17 niho twabitangiye. Murakoze. Hanyuma wenda ikibazo nakwifuza kubaza, reka wenda ndeke kubagora, nzajya mbafatira mikoro. Ikibazo nakwifuza kubaza, ese iri ni ishuri umuntu yiga igihe runaka yatsinda akagira wenda sinzi nko mu mashuri asanzwe habaho kwimuka ukava mu wa kabiri ukajya mu wa gatatu, ese umuntu aje kwiga ari umuntu utari evangeliste utari pasiteri, iyo yasoje hari ikintu runaka bagiye kuba cyangwa bimufasha just kuba yamenya gusa ijambo ry'Imana? Yes, ntabwo wiga kugira ngo ube ikintu runaka ahubwo wiga kugira ngo ugire ubumenyi. Wasanze twiga inyigisho yerekeye umuntu, iriya ni anthropology isanzwe. Rero byagufasha umuntu niki, iriya no mu mashuri asanzwe twarabyize. Icya kabiri twizemwo, twize icyaha niki, ukamenya icyaha, ukamenya uko ucirinda, ukamenya inkomoko y'icyaha, ukamenya amoko y'icyaha. Yes, byagufasha mu buzima bwa Gikristo. Mbese ni inyigisho z'abakristo, ntabwo ari inyigisho zo kuba ikintu runaka. Yego. Hanyuma urakoze, reka mbaze apostle hano, nasanze nawe urimo wiga kandi koko uri apostle, nkeka yuko na apostle mugenzi wawe arimo wigisha. Ese kuri wowe kuba ari ukwiga cyangwa no kwihugura? Rimwe na rimwe usanga ibintu byinshi ubizi, ariko ugikeneye kumenya ese nta bindi birenzeho namenya kugira ngo ejo utazahura n'ikibazo runaka ukabura ubusobanuro bwacyo.
ariko ntago ari bishya cyane kuko niba turi kwiga umuntu n'iki umenya ubusanzwe uzi icyaha kukirinda ntago duhuramo n'ibishyashya cyane ariko tuba tugira ngo turusheho kugira ubumenyi kuri byo. Hanyuma wenda ndifuza kubaza rero nk'umuntu w'umwiga cyangwa se umuntu ufite ibintu ushaka gusobanukirwa, ntekereza ko n'abadukurikiranye wenda hari byinshi bifuza kumenya bijyanye n'ijambo ry'Imana. Ndahera ku kibazo kimwe numvise Apostle yari arimo yigisha, aravuga ngo sinzi akantu yavuze ngo kuba hariho icyaha, kuba hariho Satani, kuba hariho Imana, ngo ni akagemu, ni akavideo, kuko yanyujijemo aravuga ngo hari umuntu azi wigeze kujya gusabira Satani imbabazi. Ese ni umuntu, ni umumarayika, ni umudayimoni? Uwo muntu wagiye gusaba ni umuntu n'iki? Ni umuntu yagiriye Satani imbabazi. Yarebye ukuntu Satani agoye abantu. Satani umunyabyaha yarirukanwe mu ijuru, yarafite amakuru ko biri kose kuri Satani. Yaravuga ngo Imana nzi Imana ko ari nyembabazi. Imana itubabara natwe twakoze ibyaha, n'uyu Satani yamubabarira. Rero hari ibyo atarazi nawe kurinda ajya kugera kuri urwo rwego kujya gusabira Satani imbabazi. Rero kandi abikora no mu buryo navuga butari bwa kinyamwuga, afata igihe kinini cyo kwisonzesha, iminsi 40 utamwa amazi, utamwa iki. Ntabwo yari Yesu ngo bizamushobokera. Rero ni inkuru numvishe, ntabwo muzi mu by'ukuri, ntibakaje kumbaza ngo nimubabwire ngo ninde. Ni inkuru numvishe ngo umuntu wagiye gusabira Satani imbabazi. Rero iyo twigisha ducishamo akantu nkako kugira ngo abantu bibaze, ese nk'uwo muntu mu by'ukuri yari abitewe n'iki, cyangwa se byoshika nyine umuntu agasabira Satani imbabazi Imana ikamubabarira? Kuko twari ko twiga umuntu n'icyaha, twari ko twiga ku cyaha. Niyo mpamvu twavuze ko Satani ni umurezi wacu, twabibonye kare, araduhiga. Rero avuga ngo rero uyu muntu wenda musaba imbabazi Imana yamubabarira nawe kandi tukaba twakoroherwa. Hanyuma kubera iki babyise ngo ni nk'aka video, sinzi nimba nabyumvise neza, ni agafilime, uburyo Imana ishatse yakura icyaha ku isi, Imana ishatse yababarira Satani, kandi ikaba itabikora. Wenda gute wabyise aka video? Njye nakise aka video, ariko bene data b'abaturika babyita ngo n'amayobera matakatifu. Njyewe ndibaza nk'umwarimu, ndetse burya nari mbabaje ngo kubera iki Imana itakuye icyaha mu isi, kuba ifitiye ububasha, kubera iki itababariye Satani nyine k'uwo muntu, n'uwo muntu atararinda kujya gusaba imbabazi. Ese ntibishoboka ko yoyibabarira? Ni ibibazo twibazaga. Ndabaye rero nanjye nk'umwarimu mbibona n'ikifilime y'Imana ubundi yakoze. Mbigereranya n'ifilime kuko ni ibintu ishoboye ariko idakora. Mbese ariko hari igihe bizakunda. Turabizi ko dutegereje Yesu Kristo, nazi ibintu byose bizagira gute, hazaba isi ishasha n'ijuru risha. Urumva rero ya filime izabigize gute, yizinze. Urakoze cyane. Reka mbaze Apostle wundi hano, ese ijambo twumva ngo ubuntu, twagiriwe ubuntu, mbere y'ubuntu habagaho kujya gutanga ibitambo, kano kanya ati ni ubuntu. Ese ubwo buntu kuri wowe ubufata gute? Ni ubuntu ku buryo tugomba kuba twakora ibyo dushaka, cyangwa se imitima yarekera kuducira urubanza? Ubuntu twumva wowe kuri wowe bifata gute, cyangwa se abadukurikiranye bakumva ko ubuntu ari iki? Jewe numva ko ubuntu ntabwo ari ukugira ngo, Paulo yaravuze ngo se ngo dukore ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Ni ukuvuga rero ngo ubuntu twagiriwe ntabwo ari ubwo gukomeza tugakora ibyo twishakiye cyangwa tukumva ko byarangiye. Mbona hari benshi bavuga ngo byose yarabirangije ku musaraba, ariko mu by'ukuri mbona ko ubuntu Imana yatugiriye ni ukuduha Yesu akadupfira kugira ngo na cya gihe byabaye ngombwa kugwa mu cyaha
usabe imbabazi uzihabwe. Ariko muri cya gihe bwo cya mbere ntabwo wabashaga kuvuga ngo Mana mbabarira, oya, ahubwo byagusabaga ibitambo bikomeye. Tubona ko ndetse n'abakene batabashaga kubona inka, batabashaga kubona intama, ngo birukaga inyuma y'intungura, bakiruka. Ribaze nawe kwiruka inyuma y'inuma, ubuse bwakira wirutse kuri zingahe? Reba ibyaha dukora buri munsi, bigusaba kwiruka ku numa, za ntama utazifite, unazifite zashira mu biraro n'inka zigashira. Ariko ubuntu yatugiriye ni ukuduha Yesu akadupfira. Ubu twahoze twiga ku cyaha, gusaba imbabazi gusa, ngo kubyatura ukamenya ko wakoze icyaha ugasaba imbabazi, ubu ubabariwe. Ubwo nibwo buntu jyewe nemera. Ariko bwa bundi bavuga ngo twakoze ibyaha, ngo ariko turi mu buntu twikomereze, Yesu yarabirangije, ntabwo ubwo mbwemera. Ntabwo byemera. Hanyuma wenda nongere mbaze mugenzi wawe, ese murimo mwiga ijambo ry'Imana, ariko ntekereza yuko kuri isi ya none dushobora kuba dufite abapasiteri runaka batize. Umuntu akagenda agasenga kabiri akumva agize umwuka, agatangira kwigisha cyangwa se kuba yashinga itorero. Umuntu nk'uwo umutekerezaho iki? Ese koko umwuka ushobora kumwigisha bikaba bihagije, cyangwa se koko umupasiteri cyangwa se umuvugabutumwa aba agomba kubyiga? Yes, njye nemezanya no kwiga gufatikanyije n'umwuka. Umwuka kongeraho ubumenyi. Hari ibyo umwuka gushurira, hari n'ibyo kandi n'amashuri nabyo bayiguheza. Rero nibaza ni nk'amaguru abiri, ufite kimwe muri ibyo ubu ni nk'igicumbi ukuntu, uba ugendera ku kuguru kumwe. Icya kabiri, kwiga, wiga bya bindi nanone uzi, ariko ukabyiga noneho mu buryo ubyigisha ubihagazeho. Nibyo mbwira abantu, ntagishasha. Izi doctrine 10 cyangwa iyi systematique, Bibiliya dusanzwe tuzi ko ari impumeko y'Imana. Dusanzwe tuzi ko Imana yihishuye iciye muri Yesu. Dusanzwe tuzi ko Umwuka Wera twamuhawe nk'iki kumufasha. Ibyo dusanzwe tubizi, utariga utaragira gute. Ariko rero noneho uzigisha ubihagazeho, cyangwa se ukubitegura, ubitegurana uburyo bunonosoye. Yes, utanga imirongo yo. Ntabwo uvuga ngo Pawulo yabwiye Kayini. Oya. Umenya Pawulo n'igihe cyiwe. Bazi ukavuga ngo haciye imyaka ingana gutya kuri Pawulo na Kayini. Aho ngaho uduhaye waba kompara uvuga mu gihe cyawo. Ariko kuvuga ngo uyu nguyu yabwiye uyu, kenshi ntibyakubaho warize. Warize kare wambaje ikibazo sinzi ko nagisubije. Hano ko turatanga amasomo ya certificate. Bidukundiye Imana itugiye imbere mu kwa 12 twaba tuyishoje, tukayigraduatingira, tugakomeza mu kihe kandi kindi, kuko n'amasomo make azaba asigaye, kuko menshi twarayize muri level ya certificate. Mu kwa 6 cyangwa mbere yaho turashobora kuronka diploma, tugakomeza na degree, ukuye ko kugeza ubu nyine dufite n'amaklasi ya degree. Hari abantu nk'abangahe twigisha mu rwego rwa degree, hakaba n'abandi batangiriye muri certificate bagikomeje kuzageza bagezeho bifuza. Abazarenga naho sero y'umuntu uko yifuza. Urakoze. Watubwiye yuko ari buri wese wemerewe kwiga apfa kuba yarabatijwe. Ese kano kanya umuntu wari wese washaka kujoininga ishuri arabyemerewe? Ese ni ubuntu cyangwa barishyura? Gusa aremerewe, gusa nyine tumaze kuja mu masomo menshi, wadusanze ku isomo rya 7, kandi urumva tageti yacu nuko mu kwa 12 tuza twagize. Rero kuba yabasha kudusubiza inyuma cyangwa se kumubonera umwanya wenda twabona, ariko yakwiga akazagraduatinga umwaka utaha, twabashe kumusubiriramwo ayo tumaze. Rero ikindi nibutsa abadukurikirana, dufite centre ya hariya dukorera, tukagira centre hano, tukagira na centre ya Rongayi. Rero bose bagize kure, sinzi ko byakoroha kugira ngo ubashe gufata abandi, ariko kandi biremwe ko woza ukazagraduatinga umwaka utaha. Rero kwishura mu by'ukuri navuga ko atari ukwishura, kandi kuko ugereranyije urebye amafaranga izi shuri z'Abanyakenya
cyangwa se wigishijwe n'abanyakenya, mvuge gutyo, kuko nanone n'iri shuri ni ry'abanyakenya, ariko njyewe naragabanuye kuko ari njyewe ubwanjye nigisha, kandi nkaba ndi umunyamurenge, kandi nkaba nigisha abanyamurenge cyangwa se abavuga ururimi rw'abanyamurenge rw'ikinyarwanda, nkamenya challenge bafite. Yes, urishura ariko ntabwo wishura menshi. Sinzi ko ari ngombwa ngo tuvuga yo twishura, ariko ni make yashoboka ayo umuntu wese yabona, niko navuga. Washaka kuganira nawe birenze yakubona gute, nimero cyangwa se aho mukorera neza? Dukorera hepfo Mugumu. Abantu bazi ino area ni Mugumu, hafi y'ishuri bita Green River, niryo rizwi cyane, cyangwa se wanaribaza munsi haruguru gatoya hari itorero ry'Abadventiste rya Mugumu. Rero nomero yanjye ni 07 90 660 90 na 70 90 oya, iyo niyo guhamagara gusa. WhatsApp ni 0100 79 669 00, nayo bigiye nko gusaho. Yes, naho wadusanga cyangwa ukadusanga kuri aya mashuri, kuko hano twigisha buri wa kane. Ushaka kwiga wenda udusanga hano kugira ngo tugusobanurire neza, nawe ubona abandi banyeshuri. Ku wa gatatu tuba turi Rongayi, ku wa gatanu tuba turaha Mugumu, aho dukorera umurimo w'Imana. Yes, urakoze cyane. Ndagira mbaze Apostle wundi hano, hari ibintu dukunda kubona, ndetse namwe ntekereza ko mubibona kuri social medias, ugasanga wenda nko mu rusengero iwawe ahantu uyoboye, cya gihe mu gisirimba ukabona umuntu araje gusa from nowhere. Ntekereza yuko buriya ku Gatuti ni ahantu hubashywe hera, umuntu atavuga ibyo abonye, atakwitwara uburyo abonye. Ese nk'iyo ubonye umuntu araje ngo ni Umwuka Wera akwatse mikoro, cyangwa ayatse undi muntu wayoboye nko mu rusengero rwawe, nkawe nk'umuapostire, umuntu uzi ijambo ry'Imana, ubifata gute, cyangwa se ni ishusho imeze gute no ku bantu twebwe tuyibona hirya? Navuga ngo buriya ibintu byose bigira urutonde, mugani w'Abarundi, cyangwa se gahunda, kandi na Bibiliya ijya ivuga ngo abica gahunda mu bacyahi. Rero ntago bikwiriye kuba waza utatse gahunda ngo uze waka mikoro, ahubwo icyiza ni uko wegera uyoboye gahunda ukamubwira ati hari icyo nashakaga kuvuga, kandi ntago yakwima mikoro ngo ukivuge, ariko biriya bisa naho haba harimo akavuyo. Muri make ntibishigikiwe, ntabwo ari byiza. Yego, iyo bavuze se ngo dutangiye kuyoborwa n'umwuka, nyine mbega no kuvuga ati programme batangiye kuyihindura. Umwuka agengwa na nyirawo. Buriya ntago umwuka ntabwo azanga guhindura ibitekerezo cyangwa utubwenge. Uko biri kose ibyo umwuka ari kukubwira n'ubwenge bwawe biragendana. Twahoze twiga isomo rivuga ngo inzoka yashutse Eva iciye mu bwenge bwe. Ni ukuvuga rero ikintu cyose gikorerwa mu bwenge, na Mwuka Wera aza mu bwenge. Rero ntago Mwuka Wera yagutesha gahunda, oya. Mwuka Wera agira gahunda, uragenda muri wa mwuka urimo ukabwira umuyobozi, ukamubwira ndumva hari ikintu numva navuga, umuyobozi akaguha gahunda. Ariko kugenda waka mikoro gutya nta gahunda, ntago ari mu mwuka. Biterwa, navuga ngo ni kwa kutamenya twahoze tuvuga. Hari ukuntu umuntu yaba ari umuvugabutumwa, yaba ari umuhanuzi, ariko afite ubumenyi bukeya. Bisaba rero ibi byose nibyo tuba turi kwiga, kugira ngo tubone n'ibyo twigisha abandi, umuntu agire gahunda mu byo akora byose. Hanyuma Apostle, hari imibyinire kuri ubu ngubu ihari mu gisirimba, usanga abantu babyina uburyo njye sinabihamya ni bwiza cyangwa ni bubi, aricyo nshaka kukubaza gusa. Bakitwaza ngo Dawidi yarabyinye umwenda uratakara. So hariya nta kintu kirenze gihari. Wowe nk'umuntu nyine utuyoboye cyangwa se udushumbye, n'iki wavuga kuri iriya mibyinire? Imibyinire njye icyo nayivugaho, kwanza icyambere ni intego yabyinana, niyo ngendero. Ese karabyina ku yentego. Buriya hari isomo twize, tubona ko tuzahembwa kubera intego.
ari amakamba ibintu wakoze byose wabikoranye iyihe ntego? ese karabyina kugira ngo yishofe gusa siporo gusa? karabyina kugira ngo aheze Imana icyubahiro? karabyina kugira ngo bariya bajama yasize mu ntebe babone ko nawe arenze? intego ni iyihe? yes, rero sinakwihutira kujajinga maheneka cyangwa se izindi zose bakora ntamenye kwanze kurirana, ntamenye intego. yes, byagora pe, nasanga namuciriye urubanza kandi we wenda intego afite yo kubyina kuriya wenda ari intego nziza. yego, urakoze. Sinzi nawe nimba babivuga kimwe nawe cyangwa hari ubundi buryo wabivuga. mbona nyine ko muri kuriya kubyina biterwa nk'uko yari abivuze ikiri mu mutima wawe, cyane ko nta njyana ibaho yo kubyinira Imana. Njyewe kubera ko nkunda kugenda cyane, hari aho ngera nkavuga niba ise bibaho mu kubyinira Imana. nk'ubu mperutse kujya mu rusengero rw'abakongomani muri Uganda, barabyina ukagira bari mu kabari, ariko bitewe n'injyana y'iwabo n'umuco w'iwabo uko babyina, ukabona ari kubikorera mu mwuka, nyine ari kubyinira Imana, ariko birasa n'ibyo byo tubona mu kabari. rero navuga ngo umuntu wese mu njyana ye, ariko mu mutima harimo iki. Jewe ntago nacira umuntu urubanza mu mbyino, je nanagezeho ndabikunda, nabona ukuntu bari kwikaraga nkumva ndabikunze, kandi ubundi nanjye hari igihe najya ariko se biriya bintu si byo mu kabari, ariko kuko nari natindanye nabo, nasenganye nabo, mbona uburyo umutima wabo umenekeye Imana, ariko bagera mu ngoma zabo bakabyina ukabona ko yavuye n'umutima we wose ari kubyinira Imana, bituma numva nta muntu nzongera kujajinga mvuge ngo uriya byina gutya, ahubwo ikiri mu mutima kiri kumubyinisha kimeze gute. rero no gusimbuka ashobora gusimbuka nk'igisirimba, ashobora gusimbuka, hari nk'ukuntu umuntu asimbuka ibintu byo mu mwuka. navuga ngo ahanini hari igihe bavuga ngo kwizera ni nko gusara. ibintu byo mu mwuka nta formule bifite. ushobora kubona asimbutse akava nk'ahari akagwa nk'ahari, wowe ukavuga ati se biriya bintu ari gukora mu nzu y'Imana, ariko we mu mutima we yakuruye, wenda abona ibintu bimuri imbere, aravuze ati ngiye kubisimbuka mu izina rya Yesu, akahita bisimbuka akagwa hariya. mu mwuka we hari ibintu asimbutse, wowe rero ugasigara uvuga ngo ariko se buriya ngo ari gusimbuka, ariko ikiri mu mutima we gituma asimbuka ntago nyizi. hari nk'igihe njyewe nabaye mu bintu by'amasengesho cyane, tukajya nko ku musozi, umuntu agafata ikibuye kingana umusozi akakijugunya akagikubita nk'ahari, none agahita avuga ati bya bibazo byose ndabifashe ndabijugunye ndabihiritse miritse yeriko. ahubwo mu Rwanda haba uruzi ngo baza bajya gutamwo ibibazo, bagwita gudasize. yes, bagafata utwandiko, bakandika ibibazo ngo bakaruta muri ubu. nicyo ushinzwe urwo ruzi, ni ngacyo rwaremewe, bavuga ngo uko bitembye bijyanwa n'uyu muvuduko w'amazi, uko amazi abitemba biragiye. rero kwibaza ku muntu uri kubyina n'ibyo ari kubyina biragoye kumenya intego, kubijajinga ngo umenye ngo uyu nguyu yabyinanye intego nziza cyangwa mbi, cyangwa karinezeza cyangwa karagira gute. Jewe simbitindamo. yes, kuko simba nzi ntago twabitindaho, ariko nanone mu nzu y'Imana ntihakwiye kuba umuvurungano. dukwiye kubigiramo discipline ibyo uri gukora, kuko hari nk'igihe nka kuriya bashobora kuguruka ugasanga umuntu agwiriye undi, kandi nanone ukabona cyangwa yikubise hasi arakomeretse. nibyo rero nakubwiye ngo ibintu byose bisaba kuyoborwa n'umwuka, ariko ugashyiramo ubwenge. ntago wahubuka hejuru kuri podium ugwe hariya, haba hari abana bari kuzengurukamo, ushobora kugwira umwana. ibintu byose tugomba kubikora, navuga ngo dushyizemo n'ubwenge cyangwa se discipline mu nzu y'Imana. ariko kuvuga ngo umwe yagurutse ngo undi yagize gutya, ntago twabijanjinga, biterwa n'ikiri mu mutima. hanyuma wenda tutajajinze umuntu runaka, tukibaza se wa muntu ugenda agakora biriya byose bitari mu mwuka cyangwa se bidafite nk'intego, buriya nta shyano runaka mutegereje cyangwa se nta bibazo runaka kujya gukora biriya bintu ku gatuti bitarimo umuhamagaro?
nibyo Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Kubera yuko abigishwa bo bari baje bamwatatse bamubwira ati twebwe twirukanye abadayimoni byanze, ariko abigishwa ba Yohana bo babirukanye birakunda. Arangije aravuga ati mva rero reka mbabwire ibyo bintu mu bitandukanye, hari abadayimoni bakurwamo no gusenga no kwiyiriza ubusa, ariko kandi ntimwite kuri ibyo, ahubwo muzajya mubamenyera he? Ku mbuto zabo. Ibyo bakora hariya hanze nibyo bizabereka umuntu uko ibintu akora, kuko ngo hari n'abazaza babwira Yesu, tubisoma muri Bibiliya, ati nahanuye mu izina ryawe, ati sinigeze nkumenya, kubera ko ibyo wakoraga bitandukanye n'imbuto weraga. Rero navuga ngo bya bindi by'abasimbuka badafite mu mutima bitarimo, nabo barahari, kandi turi muri cya gihe cy'ubuntu nk'uko wabivuze. Ntabwo abantu bakigwa ku rutambiro, abandi bajyaga gutamba bakagwayo bitewe n'uko bajyanye y'ibyaha. Ubu rero Imana yashyizeho umudendezo, hari undi munsi udutegereje, noneho tuzagaragariza bya bindi nakoraga byari birimo. Ariko hari n'uzaza Yesu amubwira ati burya wabyinaga uri kwinezeza, wari uri muri siporo, sinigeze nkumenya, kuko yari gym, kuko mu mutima ntago wari ubifite, warabyinaga ukaba uri gutekereza ati yaba nari nsohotse nkajya hariya kwisambanira. Ibyo rero ntago Yesu abibona, nta nubwo byandikwa, ariko twe nkatwe n'amaso yacu ntago twabasha kubigera, kuko Imana niyo igena ibiri mu mitima, niyo ibimenya. Tugana ku musozo, ndashaka kubaza ikibazo, hanyuma uburyo mukinsubiza turatangirana na Apostle aguhereze nawe umbwire uko ubivugaho. Mu by'ukuri ni ikintu kizwi yuko iwacu iri haruguru muri Kongo hari ibibazo, hari intambara. Hanyuma hari abantu benshi bicara bakabona abasore mu nsengero barabyina baranezerwa, biriya kibaze se ni gute umuntu anezerwa iwabo hari ibibazo? Hanyuma rero nkibaza nk'abapasiteri, ese koko nk'uko babivuga mu bibazo tugomba kunezerwa tugasirimba, cyangwa se kugira ngo usirimbe kuri uziki wanyu bitameze neza ntabwo ari byiza cyane? Ko Abisirayeli bo bigeze kuvuga ngo reka bamanike inanga zabo bazaririmba ari uko batashye. Icyo kintu ukibona gute, n'iki wakivugaho Apostle? Mu bibazo byose babajije icyo kiragoye. Gutambira iw'abandi, iwanyu hasenyuka, ubireba ufite ubwenge, ufite icyo wakora, ariko reka mvuge ko hari icyo bakora. Yes, ahubwo saba udakora. Kurwana cyangwa urugamba, abantu bose ntibajya ku ntambara. Hari abasigara batekeye bagiye, hari abo baza guhamagaza amasasu basiga, ekipi inyuma iri buze kubazanira yandi masasu yandi yashize. Hari abanyapolitike, yewe hari n'abandi baba bahinga kugira ngo abantu bakomeze babeho. Yes, bari mu nzego zitandukanye. Rero kuvuga abangaba ko ntacyo baba bakora, naho kandi mba nihuse. Icyo kimwe ni bya bindi byo kujyaginga, ariko gusa dukangurira umuntu wese agira icyo akora, agira icyo akora. Hari ijambo umukozi w'Imana ejo bundi yapostinze, arapostinga aravuga ngo buri munsi, buri mugoroba ugiye kuryama, menya shakisha ikintu wakoze kuri viziyo yawe, byibuze kimwe wakoze uwo munsi kugira ngo wuzuze ya viziyo yawe, cyangwa se uzagere kuri za viziyo zawe. Buri munsi byibuze ugomba kuba ufite akantu uwo munsi wakoze. Ese wavuganye, wagize connection? Yes. So ahubwo nabo mbabwire rero, buri muntu wese, twese ntitwawujire haruguru, ntibishoboka. Yes, ahubwo mu ruhande uhagazemo uzi ureba ngo ese ndiko ndakora iki. Yes, urashobora kuba n'ifaranga utazifite, udatanga support mu buryo bw'ifaranga cyangwa iki, ariko hari ibindi wenda wawutegura, hari ibindi wenda wawukora, wenda ukora tuvuganira mu Banyakenya hano, ufite ababishop muziranye, ufite abategetsi muziranye, ufite access ku radio n'amateleviziyo ya hano, ufite ikinyamakuru, shaka umuntu ukubaza nawe uvuganira ubwoko. Yes, buri muntu wese umukinga ahagaze ahubwo arebe yisuzume, ese karawukora neza. Ariko sinavuga ngo twese tuzaje kugwana,
kimwe n'ababishoboye bazagende rwose. Nakunze umugabo umwe nabonye kastatiki iwe avuga ngo iwe nuko bamurashe ariko ntiyagombye kuba. Warubajije ngo byaba bikwiye yuko abantu babyina kandi wabo hari ibibazo. Hari ikintu Imana ibivugaho yavuze ngo mu bibi no mu byiza mushime, cyangwa se hari irindi jambo yavuze ngo niba ubabaye senga, niba wishimye uririmbe. Ntekereza rero ko kuba bari hano ariko ukabona bishimye babyina ntago ari uko bayobewe yuko hariya hari ikibazo, ahubwo mu buryo bwo gusenga no kwinginga dushobora no kubyina. Biri muri bimwe navuze ngo umuntu ashobora gusimbuka ari gusimbuka ibibazo. Dushobora no gusirimba turi gusirimbira kuri iriya ntambara ya Kongo, ariko tugasirimba tuvuga ati irangire, turayikandagiye turi gusirimba. Kandi mu buryo bwo gusenga rero umuntu yakoresha uburyo bwose bwo gusenga. Ntago mpamya ko kuba bari kubyina bibagiwe ibibazo biri hariya, nta nubwo bivuze yuko nyine nk'uko yari abivuze bose bajyayo ngo baratabaye, kuko n'ubundi baje bahunga, rero ntago bajya kwiyahuramo mu ntambara. Kandi nanone ntibivuze ngo aho bageze bareke kubyinira Imana cyangwa se kuririmbira Imana, kubera ko ahantu hose na Yesu yaravuze ngo niba barwanya kuri aka gasozi muzimukire ku kandi ahantu bazimukira bashinga ihema. Rero nabo bashinze ihema muri Kenya, barataramiye Imana muri Kenya, ariko igihe cyose duhora dusenga. Amateraniro menshi tuyakora twibuka bari abantu bari mu bibazo tukabasengera. Nanone rero tugiye kwigunga, ahubwo byaba bibaye intandaro y'uko abantu no mu mitima habamo depression, bakagira agahinda ko mu mitima. Ariko iyo twateranye tubona umwanya wo kubasengera kandi tugakomeza tugataramira Imana, nta kintu cyakuraho Imana kwitwa Imana, nta na gito. Iyaba tuvuga ngo bikureho kuba Imana yakitwa Imana, ntabwo tuba tukiyivuga, twayireka burundu. Wenda navuga ngo urugero, ntago wenda we tuziranye cyane ariko abenshi baranzi. Urugero, njyewe nka famiye yanjye bose bapfiriye rimwe muri jenoside. Nari mfite imyaka mikeya 10, ariko mu buzima bwankomeje nubwo gusenga, nubwo kuba muri korari nkaririmba. Hari n'igihe naririmbaga n'ibyishimo abantu ntibamenye ko mbabaye, kandi ntafite naho ndi butahe, abandi bari buvaho ku rusengero bagatahaje nkarugumamo kubera ko ntafite ahonge kubera ubupfubyi. Rero navuga ngo mu bibi mu byiza hari ikintu gituma ugira umunezero, ni ukuba hafi y'Imana. Hari n'umuririmbyi wabiririmbye, ngira ngo n'umuririmbyi wa 68 ivuga ngo sinkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe. Haravuga ngo mu munezero no mu mubabaro ngo byose abinzaniramo amahoro. Rero abakongomani, abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda turi hano, buri muntu afite uko ahari, ariko uko biri kose ntibitubuza gushima Imana, ntibitubuza kunezererwa Imana ndetse no kuyihimbaza. Ahubwo bashyiremo agatege, ahari guhimbaza kwabo no kuririmbira Imana kwabo kwatuma Imana yururuka igatabara. Murakoze cyane. Gusa wenda ntabwo byari byiza ko mbatinze, ariko ngomba guprofita. Ndifuza yuko mwama umunota umwe buri muntu akagenera ijambo wa muntu runaka ushaka gukizwa, ariko abibona nk'urugendo rurerure bitewe wenda n'icyaha runaka cyamugeza imbata. Nkumva ko mwamugenera ijambo rito hanyuma tugahita dusoza. Murakoze. Navuga jewe ijambo nyamukuru nagenera umuntu utarakizwa, cyangwa se umuntu ufite cyaha gikunda kumwizingiraho vuba nk'uko mu Baheburayo havuga, namusaba gushyiramo imbaraga. Ntago mu rusengero hajya umuntu ukijijwe cyangwa wageze ku musaraba, kuko Yesu yaravuze ngo ntago yazanywe n'abakiranutse, ahubwo yazanywe no gukiza no gushaka icyazimiye.
rero wa muntu uhora mu cyaha kivamo kigaruka ye kuva mu rusengero, ahubwo akomeza abe hafi y'Imana. Nubwo yaba yakiguyemo, garuka imbere y'Imana, wicika intege. Hari umunsi umwe uzahura n'imbaraga z'Imana. Nibyo wahoze uvuga ngo umwigisha yavuze ngo ni nk'agafilime. Imana ntabwo yananirwa kugukura mu cyaha, ariko ibintu byose bigira igihe cyabyo. Kandi nta nubwo Imana iba ishaka guforosa umuntu ngo ave mu cyaha, ahubwo Imana iba ishaka ko wowe ufata umwanzuro mu mutima wawe ukavuga ngo iki ndagihaze. Rero kuba abantu batarava mu byaha ntabwo byananiye Imana, ahubwo Imana yaduhaye uburenganzira, kuko Bibiliya iravuga ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri ngo buri wese yigerereyo. Rero wa muntu ukiri mu cyaha, ukirwana no gukizwa, Imana iracyaguhaye amahirwe kugira ngo wigerereyo. Rero gerageza witemba ubivamo, ahubwo temba ubijyamo. Ahari hari igihe umunsi wawe uzashyika uve mu cyaha wari urimo. Ndumva ari icyo kintu nabwira umuntu utera intambwe ashaka gukizwa. Kandi ni byiza ko umuntu agira umubyeyi wo mu mwuka. Kugira umushumba ugushumba biba byiza yuko agukurikirana n'ahandi wagize intege nke, ukaza ukamubwira ati aha ngaha byangoye, akagusengera, akagusabira imbaraga z'inkomezi, bizatuma ukomera muri iyi nzira y'agakiza. Yego, urakoze kuri uwo munota wawe wasabye kugira ngo tubashe kugira ijambo tubwira abantu bari mu bibazo cyangwa se bari mu ntege nkeya. Mu by'ukuri Imana yishimira abantu banyentege nkeya, irabakunda kandi ibigufiteho umugambi. Kuba uri mu ntege nkeya nyine ntibivuze ngo nta mugambi gufiteho umugambi kandi munini kandi wagutse. Gusa ni kimwe Apostle yaravuze ngo ni wowe tera intambwe uyegere, reka kubivamo, haracyari ibyiringiro. Yobu yaravuze ngo nubwo igiti cyatemwa, nubwo ubibona bimeze gutyo, nubwo ubona nta nzira. n'aba Sawuli barenganyaga Imana, barenganyaga abantu b'Imana, ariko n'Imana barenganyaga, ariko Imana yabakozeho. Rero nta urarenga ku rugero rwa Sawuli ari waje kubamwo Pahoro. Mu yandi magambo usomye mu Bagalatiya 1:15 aravuga ngo yabaye intumwa atari uko abantu babishatse, ahubwo Imana yari yaramutoranyije, ariko musarire ibanza kumunyuza muki kuba umwanzi wayo, kandi yaramutoranyije kuba intumwa yayo. Urumva rero Imana mu mugambi wayo ibibona kure cyane. Rero komera, shikama, Imana irakuzi kandi uzayikorera. Nubwo ubona ibyo unyuramwo, nubwo icyo cyaha nkuko yabivuze gikunda kukwizingiraho, dushaka kubidomaho, ariko urakizi. Nubwo cyoba kigeze kuri uwo rugero, nubwo famiye yarakuhebye warabaye akahebwe, Imana nta kureka habaho itakura umuntu. Rero komera, ushikame kandi usenge, Imana izakumva kandi izagukiza. Murakoze cyane. Nakagize byinshi mbabaza, ariko kubera igihe reka dusoreze hano. Gusa wenda nakomeza nsaba undi munsi wenda tuzagira ibyo twakwifuza kubabaza cyangwa se kuganira namwe, ko muzatuhohokera mukatwitaba. Reka ngira icyo mbivuzeho tunasezera kuri kamera cyangwa se kuba dukurikiranye. Buri wa kane bibashobokiye, ahubwo mwebwe nitwe dusabye, twe turahari, turi abarimu, turigisha nakubwiye kugeza mu kwa gatandatu, mu kwa 12 turi hano, kugeza mu kwa gatandatu kugeza umwaka. Ni ukuvuga ngo dufite inyigisho ziri mu Kinyarwanda. Iyi syllabus twigisha iri mu Kinyarwanda, tuzayisoza n'izindi nyinshi twarabashije kuzibonera uko tuzisobanura mu Kinyarwanda twumva, cyangwa mu Giswahili ururimi nyine abantu bose bumva. Rero turi hano buri wa kane, muza mufate zino nyigisho muzigeze ku bantu benshi. Ndabizi ko hari bamwe bizafasha. Yes, tugeze ku isomo mwafashe rya 6 n'irya 7, ariko mubashe kuboneka twanasubira inyuma tugahera ku isomo rya mbere tugakomeza. Izi zikaba inyigisho za online, ndetse abantu bakazikurikirana
bafashwa nazo bakatubaza uko babasha kubona impapuro, kuko iyo wize no kubona impapuro urazigize. Rero twakora examen kuri Zoom, ndetse ukaba umwanyeshuri ukiyandikisha nubwo buri Canada cyangwa Australia cyangwa Amerika. Ikindi cya kabiri ni ugutera uyu murimo inkunga, kuko mbajije amafaranga mu by'ukuri ntabwo ari menshi, kandi nabo batanga nayo make ntayo bafite, no gukunda ikintu nyine bakabasha kuyigomwa. Ariko habonetse umuntu uvuga ngo ndarihira umuntu umwe $50, $100, cyangwa nubwo utorihira umuntu umwe babiri mugaterana n'abandi batatu banga bakarihira umuntu umwe $20 waba ukoze, kugira ngo abantu bashe guhugurwa mu ijambo ry'Imana. Ko twakubwiye dufite ahantu hatatu dukorera umurimo w'Imana cyangwa se twigisha. Aho hose hari abanyeshuri mu by'ukuri benshi bakubwira ngo ndiko ndiga ariko sinzi aho nzakora minerval, ariko nyigishe, babare nyigishe, nzagerageza. Noneho nawe kuko ushaka gutanga ubwo bumenyi cyangwa izo nyigisho ukemera, ariko kandi biba bigoye kuvuga ngo wirirwa uhagaze ubure n'agacupa k'amazi ka 20. So rero reka nsabe abantu bafite umutima wo gufasha muri iki gisata cyangwa mu buryo bwo kugira ngo abantu bige ijambo ry'Imana, rwose bahawe ikaze. Nomero zanje muze kuzitanga, bompamagara ari za WhatsApp ari zisanzwe, uko ufite wafasha. Yes, murakoze cyane. Yego, murakoze. Reka tubashimire cyane kuri uyu mwanya mwaduhaye. Tubonereho dushimire n'abadukurikiranaga kuri Importance Leadership TV kuba babanye natwe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.